Kuri wa kabiri nibwo ubuyobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu zifatanyije n'inshuti n'imiryango z'abatuye mu murenge wa Muhima kwibuka abo bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994, aho banatangiye bashyira indabo ku rukuta rw'urwibutso rwanditseho amazina arenga 900 y'abazize jenoside yakorewe abatutsi biciwe ahoze ari Sainte Famille mu nkengero zaho. Bwana Safari Hamudu, perezida wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge, aravuga ko bifite igisobanuro gikomeye kuba abaje kwibukiraho. Kuri uyu munsi twibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi, nta utazi uruhare rukomeye abasenyeri, abapadiri, ababikira, abapasiteri n'abayoboke b'andi madini hafi ya yose bagize mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Rero kuba twibukira kuri kiliziya bifite igisobanuro gikomeye. Igitangaje kurusha ibindi nyakubahwa mushyitsi mukuru nuko mu bushakashatsi bwakozwe nuko muri 1994 Abanyarwanda b'Abakristo bageraga kuri 90%, bivuga ko 10% risigaye atari ryo ryonyine ryishe miliyoni y'abatutsi irenga mu gihe gito cy'iminsi 100 gusa, kandi bakabikorana ubugome ndengakamere, ahubwo ya 90% Abakristo nabo bari mu bishe abatutsi benshi. Umwe mu barokokeye aho bwitwa Karangwa Jean Marie Vianney avuga ko abarokotse bose muri ako gace ndetse n'abandi bashimira ingabo za RPR Inkotanyi zagize uruhare rukomeye zihagarika jenoside, akavuga ko arizo abarokotse bakesha ubuzima ndetse no kubaho. Mu by'ukuri uretse nk'abarusesabagina bigira abastari ngo bakijije abantu, nta muntu bigeze bakiza. Iyo tutagira Inkotanyi nta n'umwe wari kuba ariho. Soza ndashimira ingabo z'Inkotanyi n'umugaba wazo Perezida wa Repubulika barwanye baturwanira bashaka kuturokora. Ni ukuri nk'uko Masengo yabivuze, icyo gihe tugeze muri zone y'Inkotanyi bakatujyana i Kabuga, nibwo twongeye kubaho, nibwo twongeye kubona ubuzima. Turashimira na leta yacu, abacu turabibuka umunsi ku wundi, ariko tukanashimira leta ko byibuze duha n'uyu mwanya wo kwibuka abacu, ikaduha n'uyu mwanya wo gusubiramo amateka kugira ngo tuyabwire n'abana batari bahari. Bwana Dusengiyumva Samuel ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa, yavuze ko kuba inzego z'ubuyobozi, iz'amadini, iza politike ndetse n'izindi zateranye u Rwanda n'Abanyarwanda icyo gihe, ariko uyu munsi ishusho ihari ikaba itandukanye n'icyo gihe, byerekana ko u Rwanda rufite aho ruva ndetse n'aho rugana, kandi rukaba rurangajwe imbere n'ubuyobozi bwiza. Ahantu twahuriye twibuka hafite umwihariko kuko hagaragaza uburyo umututsi muri 1994 nta hantu hamwe yari kwihisha. Karangwa yabitunyuriyemo. Ibyo kandi byakorwaga ku bufatanye hagati y'abayobozi b'inzego za leta, abayobozi b'amadini, abikorera, abo bose bari bahuje imbaraga kugira ngo barimbure abatutsi. Twagira ngo kandi uyu munsi twongere tugaruke ku rugendo rwo kwibaka igihugu cyacu kimaze gukora. Mu myaka 31 ubuyobozi bwiza dufite burangajwe imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bubatse igihugu, bubaka umujyi wa Kigali, buvana muri iyo shusho twabonye ahangaha bugeza kuri imwe mu mijyi muri Afurika igendwa cyane kandi itekanye. Tukaba rero icyo ngicyo ari gihamya nanone yuko ubuzima bushoboka. Tukaba twagira ngo tunashimira ababyeyi bari hano bazanye abana bakiri bato kugira ngo bumve ubutumwa, bumve aya mateka, ariko ari kugira ngo turusheho gufatanya gufata ingamba zo kugira ngo iyi ntambwe idasubira inyuma tumaze gutera nk'igihugu irusheho gusigasirwa n'ibyemezo byo gukora ku buryo ibyabaye bitazasubira. Umurenge wa Muhima ubarizwamo Paruwasi ya Sainte Famille uvuga ko amazina 912 yanditswe ku ibuye ry'urwibutso atari yo yonyine yabiciwe kuri iyo kiliziya, ujyanyije ngo n'umubare munini w'abari bahahungiye bataramenyekana. Aho uhera kusaba ko abaza amakuru y'aho abo bishwe bajugunywe bayatanga bagashyingurwa mu cyubahiro nk'abandi bamaze gushyingurwa kugeza uyu munsi. Haberwa Gakuba Prudence Isango Star.